Tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu 2024 ni umunsi utazibagirana mu mitwe y'abanyeshuri biga mu ishuri Gorori Academy. Ni nyuma y'ibyishimo n'ubumenyi bavomye mu Murishyo Culture Center, aho basuye iki kigo kibumbatiye ibikoresho gakondo k'Abanyarwanda birimo imyugariro, urusyo, uruhimbi n'ibindi byarangaga umunyarwanda wo hambere. Umurishyo Center ni ikigo gitanga ubumenyi bushingiye ku muco gakondo k'Abanyarwanda. Hakaba ahantu heza ho gusura ku bantu bashaka kumenya imibereho y'umunyarwanda wo mu Rwanda rwo hambere. Dukorera Kimironko munsi y'isoko ukasa hahoze hakorera polisi ku gahanda ka 206, aho bawitegeye ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Darigeze mu gahinga kwa munda bagenzi akandagira icabere kituranga batazira kwifuza ikibugu turabamina ntakazibonera huwa n'umure kazibone kugendera mu gabako kumacyano bwabugirira ihesha nigenda cibura ngimuga ninginga imana y'umugore ninginga mazizi yobona makumesa kugira batafite imana okono akira mico gike ai kiravu mwaramutse bana ba Muraho? Yego. Namahoro? Yego. Bego kuntu musa neza. Ibikomera amazi. Tubahaye ikaze mu rugo rwa Kinyarwanda. Tugiye kubasobanurira uko urugo rwa Kinyarwanda ba papa banyu, ba mama banyu, ingo babayemo ukuntu zabaga zimeze, sibyo? Mugiye kubona uko ba mama banyu babayeho, niba bajyaga bababeshya mugende mubabwire muti twamenye uko mwabagaho di. Hanyuma turiya duti mubona nta wakinguraga nta n'uwasohokaga, nicyo mwita gate muri iki gihe. Gate sibyo? Niyo yari gate ya Kinyarwanda. Mwahaye amashyi Abanyarwanda ariko Abanyarwanda bari bazi ibintu bikomeye cyane, igitwikirizo kugira ngo imvura nigwa itayinyagira, izuba nirinava cyane hatajyamo icyuya, hakazamo akantu k'akayaga cyabaga gifite n'utudirishya twinshi. Hanyuma iyo ikigega cyabaga kimaze kuzura imyaka, hashoboraga kuba harimo ibigori mureba, hashoboraga kuba harimo iki n'iki amasaka, hashoboraga kuba harimo imbuto zose n'amashaza. Hanyuma noneho ibi ni iki? Ibishyimbo. Ibi ntabwo ari ibishyimbo imiteja, ibitonore, imiteja, yororororo, ibintu byinshi cyane. Ibi ntabwo ari imiteja, hagize ugikora ariko ni iki? Amashaza. Ni imitonore, soya shahu. Igikobwa hano kirabikoze ni soya. Witwa nde? Hozana. Irindi Hashimwe mukuru Hozana. Ngiye kumubwira rwose bakira izina ryawe kugira ngo bumve barimo bamanike amaboko turebe. Nimuvuze impundu twumve. Impundu zibaye agaseke. Akangaka ni ubwoko bw'agaseke ariko si agaseke, sibyo? Akangaka bakita agakangara. Agakangara gato ariko bashoboraga no gukoresha agaki akebo gatoya. Umwana w'umuhungu ukiri muto bakamufata bakamushyirayo akadaha imyaka, akaza akayisuka akamuragaki isekuru igitebo nshuti yanjye mumuha amashyi. Ni igitebo muri iriya nzu. Hanyuma turahariya turahasanga sogokuru, begere kuri iriya nzu amata mu byasi kubera ko hatabaga ibikombe, sibyo? Ba mama banyu ntabwo bakoreshaga ibikombe, urumva? Ibyo by'amadongo cyangwa ibirahuri, urumva? Na birahure byabagaho, ahubwo bakoreshaga bino byasi n'inkongoro n'ibisabo, urumva? Bino bisabo barabihinga, barabitera mu murima bikaza ari
nk'igicuma karabashi simuyizi igicuma noneho ibi byatsi byo na ziriya nkongoro barabibaza mu biti urumva barabibaza mu biti ko batari bafite uburyo ki ibikombe ntabwo byabagaho urumva bakoreshaga ibiti kugira ngo bishakire uburyo ki bakoresha bari kunywa amata sibyo noneho ubwatsi nabwiye ko bumera mu ishyamba ntabwo babuhinga burimeze mu ishyamba ninde wibuka ukuntu babwita imigano sibyo kubwira ubwire amata meza ukuntu bitira amata kugira ngo azane impumuro yego ngaho iki iki ariko cyo murakizi n'ubwa mbere mukabonye yego bakita agatado n'itara kuko nta mashanyarazi yabagaho kera urumva bamwe bacu bakoreshaga akangaka kugira ngo bamurike mu nzu muri kubibona tugiye kugacana murebe urumuri kazana muri kumva bakita gute muri kubona ukuntu gafite urumuri rukeya ariko karakaga mu nzu kuko kaba gafite inzu ntoya ntabwo yabaga ari nini si mwabonye inzu babagamo ziriya z'ibyatsi barangiza ugashyiramo kugira ngo uze gufata kugira ngo bize gufatwa sibyo You can spot if you are 10. Nabibonye nawe agahita akura mwabibonye igihumurizo gishangwe Iba yita inomvu Kanzi etanu. nabikora na turamukomera amashyi sibyo bagiye imigozi iva hiki Ibijumba. mwari mwayibona Yego. mwarabiriye ibijumba Yego. ikijumba hano ni ikihe ni iki ngiki isombe isombe iva kuki ku mwumbati imyumbati rero iki ni igiti cy'umwumbati sibyo iki ni igiti cy'umwumbati umwumbati nguyu twabonye twese umwumbati twabonye twese umwumbati Naija kangareko. umubirikira bawukoreshaga iki basuka amazi cyangwa se inzoga mu gacupa kugira ngo ikameneka akabakita uruho akabakita ya biheha ariko miremire y'abantu gakoco cyari iki cyakoraga iki cyafataga ikora aka ni agaseke ibi babyita ibitukuru babikagamo imyaka cyangwa se batwaragamo imyaka mu gihe cy'ubukwe bagiye gutwerera urumva
They're like a Finnish people. tubereka ingobyi
ingobyi ya kinyarwanda, ariko tubereka n'indi ngobyi ihekwamo abageni, igahekwamo abarwayi, igahekwamo abagore bagiye kubyara, ariko hakabamo no yahetse n'abazungu mwana wanjye, ariko hari n'ubwo yahekaga umugabekazi, umwamikazi n'umwamikazi, icyo gihe ikaba yiswe ikitabashwa. Icyo twayikoresheje uyu munsi rero nako mwikoreye mwebwe ni uguhekamo umugeni. Mwakoze ubukwe bwa kinyarwanda, mwigeze mubona twebwe bakuru tumukora, se mwe mwabwikoreye? Ye muzajya mukora ibya kinyarwanda byerekeranye n'umuco wacu mubyikoreye, twabanje kubibereka hanyuma namwe mubikore. Amatako y'inkoko za kizungu, mwana we naramubonye ndamutangarira, yarandebye ndamwunamira, ansekeye ndamuterura ndamudabagiza.